noneho reka dufate inzembe zacu nk'ibisanzwe tuzishyireho hano, turebe ko tuza kubona interinete yacu. Dore ngiyi hano nta simukadi irimo, ngibi hano hejuru biragaragara. Noneho reka dukonegitingeho ya simukadi ya interinete yacu, turebe ko ijyaho. Urabona nta simukadi irimo, nazikuyemo. Dore ngizi, reka turebe ese iyi interinete yacu iri bukore. Kadutegereze turebe ko izaho. Urabona interinete yacu itangiye kugenda ifunguka. Iyi speaker niyo urakenera yonyine uri gukora interinete yawe. Nurangiza unakenere inzembe ebyiri, urakenera speaker, ukenere inzembe ebyiri, nurangiza ukenere n'umugozi wa USB bitewe na telefone ukoresha. Reka dutangire step by step twikorere interinete yacu ku buryo tugiye gutandukana neza no kuzongera kugura megabyte. Noneho urabona uyu mugozi tugiye kuwukoresha twifashisha mu gukora interinete yacu. Dore ukuntu urabigenza. Urafata akembe kawe, ushatse hano nta kindi wakora, ukora umugozi mugufiya bitewe naho uzaza uburi, nta kibazo. Warangiza ugafata akembe kawe bisanzwe, warangiza ugakata uyu mugozi. Kadukate uyu mugozi, twe turakora akagozi kagufiya. Kadukate uyu mugozi. Yego, urabona twe tugiye gukenera kano kagufiya kugira ngo tubashe kwikorera interinete yacu ikora neza cyane rwose. Noneho iyo umaze kugakata ushakisha uburyo ugashishura neza, ubundi wamara kugakata ukagashishura. Reka tugashishure kugira ngo tubashe gukoresha interinete yacu y'ubuntu. Ntuzongere kugura interinete, nyamuneka egera hino nkwigishe uburyo ushobora kwikorera interinete y'ubuntu kandi ku bintu bitagusaba ibintu byinshi. Hano urafata agasinga k'umutuku, ufate n'agasinga k'umukara, ubundi utundi dusinga dusigaye udukate. Urahita udukuraho, kandi iyi interinete ibigendera ku muvuduko wo hejuru. Numara kudukuraho turadushishura nk'ibisanzwe. Natwo reka tudushishure, ndabikwereka step by step, nawe ubashe kwikorera interinete y'ubuntu. Biroroshye, urabona utu dusinga uhita udushishura, ni ibisanzwe, biba byoroshye. Nyamuneka nawe wabyikorera. Kadushishure n'aka k'umutuku. Nako twagashishuye. Urabona insinga zacu twazishishuye. Noneho urahita ufata na za nzembe zacu, ari ebyiri uzihambure. Dore nguru, reka urwembe rwacu turuhambure neza, kurikirane neza. Dore nguru rwa mbere, kaduhambure n'urwa kabiri. Biroroshye, nyamuneka nawe wabyikorera. Inzembe zacu tuzihambure. Dore inzembe zacu ngizi turazifite. Noneho tugiye guhita dufata rwa rusinga rumwe turuzirike ku rwembe rwa mbere. Biroroshye rwose, nawe ubigerageze ubashe kwikorera interinete yo mu rugo y'ubuntu. Biroroshye. Dore n'urundi turaruhambura nguru. Hano ibintu byose bizagenda neza, utuntu tw'ingenzi ku isomo teke. Dore ngiyi USB yacu ibashije kuba iriho inzembe ebyiri. Nurangiza, dore ya telefone yacu ngiyi, kambereke neza. Urabona yuko data ntaziriho, connection ntago zifunguye, ubirebe neza. Kandi urabona YouTube yacu nta interinete dufite, niko bari kutubwira.
reka tugerageze dukuremo na simukadi kugira ngo ibirebe neza. Tugerageze dukuremo na simukadi kugira ngo ubirebe neza. Dore simukadi ngiyi ya mbere, dore simukadi ngiyi, simukadi zose twazikuyemo. Urabona simukadi zacu nta zirimo, zavuyeho. Simukadi zavuyeho, sinzi niba muri kubireba neza. Urabona ko nta simukadi dufitemo. Noneho reka turebe ko tubasha gukoresha interinete yacu nk'ibisanzwe, turebe ko interinete yacu iri bukore. Noneho nta kindi dukora. Urabona yuko tugiye kugerageza turebe bwa buryo bwacu ko bushobora gukunda tugakoresha interinete yacu. Reka tubanze tujyeho hano kuri YouTube. Urabona nta simukadi zirimo, ntabwo interinete yakora. Noneho uhita ufata za nzembe zawe ebyiri, wamara kuzifata ukahita uzikonekitinga ku mpande y'iyi speaker. Urabona, cyangwa ukanazishyira hejuru gutya zikarebana. Uko wabigenza kose pfa kuba zafashe kuri no sumaku. Ugomba gutuma zifata kuri no sumaku nyamuneka. Noneho tukahita tukonekitinga tukareba ko interinete yacu ikora nk'ibisanzwe. Ugomba kwitegereza ukareba neza, ese iyi urugwembe rwa mbere ruri gukora kuri no sumaku. Ukareba neza nyine ko izi sumaku ziri gukoranaho nk'ibisanzwe, ukareba ko biri kugenda neza ku murongo. Noneho reka dufate inzembe zacu nk'ibisanzwe tuzishyireho hano. Noneho reka dukonekitingeho ya simukadi ya interinete yacu turebe ko ijyaho. Urabona nta simukadi irimo, nazikuyemo dore ngizi. Reka turebe ese iyi interinete yacu iri bukore. Kadutegereze turebe ko izaho. Urabona interinete yacu itangiye kugenda ifunguka nta kibazo, kandi iba ifite umuvuduko ugendera hejuru. Iyi interinete iragerageza kugenda rwose, ntugire ikibazo. Urabona yuko uko biri kose iyi interinete itangiye gufunguka. Wanakina video zigakinika, nta kibazo rwose. Urabona interinete yacu irimo irakora, kandi nta simukadi irimo. Urabona ko bino bintu ni ibyanyabyo. Hano ku Isomo Tech nzaza mbagezaho utuntu tw'ubwenge. Iyi video niba igufitiye akamaro, gerageza uyisharinge inshuti yawe nayo ibashe kwikorera interinete y'ubuntu. Nta kindi bisaba, birasaba ino mikoro, iyi speaker nubwo yaba yarapfuye si ngombwa inzima, bikagusaba inzembe ebyiri ndetse n'aka USB akariko kose bitewe na telefone ukoresha, ubundi ubashe kwikoreshereza interinete yihuta gutya ntacyo bigutwaye. Urabona ko iyi interinete iranagenda. Urabona ko iyi interinete iranagenda ikanafunguka, nawe wabyikorera biroroshye. Ciao ciao.